hari iminsi idasa, hari iminsi umuntu abyuka kumva afite ibintu byo kuvuga, byo kwandika, ukabura umwanya wo kwandika, ukavuga utirika bivugeho bisohokemo. Mu mateka yacu rero y'ibyo twarokotse muri jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo tubivuga ngo tugirirwe impuhwe, ntabwo ubuhamya ari ukugirirwa impuhwe, ubuhamya ni ukusangira amateka kugira ngo abantu n'abafite uwo mutwaro ugabanuke. Ntabwo nicyo kintu umuntu agomba gukora mu gihe afite abishoboye. Nkanjye rero kubera ko mba afite ibi byuma nkavuga ntireka nicare imbere y'ibyuma mbiganiriza abantu bisohokemo, biba bitewe n'akazi wenda umuntu yakoze kajyanye n'amateka, ukibuka byinshi. Ndibuka nk'ubu hari nk'umusore twari kumwe aho twari twihishe hagati ya Saint Paul n'ikiyovu cya ruguru cyo bitaga cy'abakire, hagati ya kioske yari kwa Shamukiga n'umuhanda wa Saint Paul. Bagiye gutyo baramwica rwose, bari bagira gahanga tugati baramurangije. Ni jenoside yigitangira nibwo uretse ibyo umuntu yumva kuri radio wumvaga noneho ngaho wese uvuga uti ni karabaye, ni ukunguko twese tugiye kumererwa. Ariko aho wumvaga ntabwo byo bigoranye cyane kuko aho ngaho wumvaga ko wenda bashobora kurasa, ntabwo uzi ko bartyaje mu ihoro nuko ako kantu rero katumye umutwe ari kumwe baramurangije, nta kosa rindi ntaki kubera indangamuntu yari afite ubututsi. Ubwo mu kanya gakurikiyeho numva radio bati kwa kanaka hirya no hino mu batangatange bageze tumirakomeye. Iyo radio ihora isona mu mutwe wanjye iyo ku itariki hagati y'itariki 6 n'itariki 8 9 10 radio Rutwitsi ihora ndayumva muranyumva. Ubwo tuvuye aho ngaho ariko mu kuhava hari umugabo wakoraga muri ambasade ya Tanzania twarando warushinzwe security, adutumaho aho turi mu mazu y'abakozi ambasade, tuhava tujya mu mazu yo kwa ambasaderi kuko bari bamaze kugenda abazungu. Amaze antuma aravuga ati niba mu bantu bari aho ngaho umuntu ushobora kurokora guhisha nikaririmo, ndamubwira nti mu bantu 10 nigiye yagiye guhisha yenyine, abandi batiye ko nimugende ntacyo twese hano batazahatwicira tugende turi bukuntu twahava kuko barabizi ko duhari. Ubwo mu mutwe wanjye nase numva yuko nyine rando warushinzwe security ya ambasade ya Tanzania yabonye pouvoir yo kurokora abantu. Dore umuntu usanzwe umuturage asigaye afite pouvoir yo guhitamo umuntu arokora. Bibaye ibindi numva ko ibintu byabaye ibindi. Donc bayaga bavuga yuko ari mu ishyaka rya seteri n'iki afite, donc muri ibyo bihe bya mbere ya jenoside nkabona nyine ibintu byoroshye. Ariko aho atangiye kuvuga yuko ati kanaka ashobora kumurokora, numvise ko ibintu byahindutse, donc umuntu ashobora kurokora undi cyaka mwica. Turayikoko turahava tujyayo, kuhagera byabaye ibindi nubwo hari hafi aho, ariko tujyayo araduhisha hamwe n'abandi bantu bo muri Zamba bari baje batutse hirya no hino baza muri ambasade. Imana nyine baduha igipapuro, umudipolomate mu Tanzania barombera yuko agenda duha ikintu cy'igipapuro kidufasha. Ubwo hakurikiyeho yuko tugira tentative zo gusohoka muri Kigali inshuro nyinshi. Izo tentative ya mbere twaramanutse tugira ahantu hagati ya Rompuwe n'Umuhima, baturasa amasasu w'ikamyo, amasasa agahita ku mutwe wawe kumva akaba n'imwe rigufata ukafata se hagize ryiri nkubita mu rubavu gashwanyuka nka bikarangira nta muntu ntemye, kuko aho hose twagiraga duca ku mirambo y'abantu. Ibintu byo bitangiye wabonaga urupfu ari ikintu gisanzwe aho urwifuza.
twari muri periode yo kwifuza urupfu ukavuga uti wampa urupfu rwihuse sinicwe ni ibintu biragoye kubyumva kuticwa kudatemwa kutajombagurwa ibyuma ugapfa vuba cyane n'isazo niho twari tugeze wampa bakandasa kuraswa ntabwo byari gupfa byari kuruhuka ariko kwicwa byari ugutemagurwa abo bantu bose twabonaga rero imihanda yose tugenda tumanuka wabonaga ibintu gupfa ntabwo ari ibintu bidasanzwe icyo gihe byari bisanzwe ahubwo urapfa gute uricwa nande mu buhe buryo nicyo kibazo cyari gihari turamanutse tugeze Nyabugogo ubwo umunsi aho hantu traje n'iminota 15 twayikoze mu gihe kingana n'igice cy'umunsi kubera difficulté ziri aho ngaho tugeze aho ku Nyabugogo haza umusirikare wasinze ati ino makamyo nisubireyo ntabwo igomba guhita ubwo tuba dusubiyeyo twongera dukora iyo traje ibyo simbigarukaho tugeze munsi ya Mille hagati ya House Centre Culturel y'Abafaransa na Mille tuba turashwe igisasu gikomeye cyane abaturashe barigombaga kuba bakika ko nk'iyo kamyo ari nk'abasirikare sinzi abari bo ariko baraturashe pe none igisasu cyagiye gikubita mur ya Mille ikirayitobora kuburyo naje no kuzasura aho hantu iyo nge mpabonye ndahibuka nabo twari kumwibaza iyo gisasu bararyibuka ariko Imana itika akaboko turahava tugeze rero kuri prefecture kwarenzaho house prefecture dusanga n'ibindi immigration yinjira muri kamyo aho service immigration yinjira muri kamyo gukontrola abantu bavuye muri ambassade ya Tanzania bakareba ayo ni kanaka yo ninde wiki aba bashahara abandi bashahariya ibintu mouvement rimwe bera aho ngaho kuri iyo commune kuri iyo prefecture iteye ubwoba ni nka cinema donc amajipe amakamyo haki abasirikare bambaye abica barujomba donc un moment inoubliable je vous dis donc hari abana b'abasore n'abakobwa basigaranye bati mwebwe mufite muri abatutsi abandi bati mwebwe mufite ibyangombwa byo Tanzania musubire muri ambassade dusubira muri ambassade babandi basigaye aho ngaho baza bukiye bwabo baje kugaruka batubwira ukuntu ibyababayeho gukubitwa gucinaguzwa kujya ibintu bitabaho bavuga ko mugena tutwe tubibiki tuzaho muri muhariye baraje nyuma aho rero pour faire vite habayeho izindi tentative dufata no tugenda na minibus kajyanaga abantu i Burundi kagafite hari umusore babatwaraga abantu bambwiye ko baba ni Kigali nzamushaka tuganire noneho iyo minibus aho guca ku Muhima no twaciye mu Gakinjiro tumanuka munsi ya prison ya Kigali hariya mu Gakinjiro tuhageze haba masasa ateye ubwoba hagati y'inkotanyi n'ingabo zatsinzwe bana abantu baseka abagwa bakomereka n'iki bahita hagarika iyo minibus baza kutureba baradukontrola basanga n'abantu nyine bari barimo nta mbunda zirimo ntaki bavuga bati aba bantu nibasubire aho bavuye bari bafite ubwoba ko barimo baraswa nabo banarasa none hagati aho ngaho rero twacaga hagati mu masasu bati mwe musubiriye mwe batabarasa muzagaruka undi munsi ubwo tuba turokotse control yabaye ngufi mu byukuri ntabwo yiza kuba ikomeye ntabwo twari kuva aho hantu ariko kubera amasasu yahavugiraga buri wese yavuga ati mugende muva hangaha turagenda dusubira muri ambassade haza ko tentative ya gatatu ariyo rurangiza yatumye tusohoka muri Kigali iyo rero akandi kantu nibuka kayo nuko hari umukobwa cyangwa se umukobwa wari ku mugabo witwa Sebatutsi wakoraga muri Electrogaze wari en face ya ambassade ya Tanzania tujya kugenda twasezeranyeho noneho gupeperana twese duhana sinye yuko tuzahurira mu ijuru turapeperana nyine turamwe naho mu ijuru iyo sinye uyu munsi yo niyo ntekereza nkumva yuko
twari muri periode itasanzwe donc ikintu cyose wumva gushaka kwihuta kwipfira neza cyangwa se wumva ari urupfu hari ibintu wemeye uko ari ibyawe donc nta kundi ahubwo turagiye tukoze trajet tugeze ndende cyane mbi cyane ibintu bikomeye za Gitarama za Byimana n'amabariyeri guhura n'abantu bishe no guhura n'abagome n'abashinyaguzi tugera i Butare tugeze i Butare urumva kugera iwacu numvaga ko noneho ngeze ahantu banzi ari bibi cyane aho kugira ngo nishimishwe no kwinjira iwacu nababajwe no kwinjira iwacu nibyo koko nageze rero muri brigade hariya house prefecture ya Butare brigade ya gendarmerie bo baramfunze baye torturé mbaye nyine umuntu wabo ariko ikintu ibindi byambayeho wenda byo gukubitwa n'ikireka mbe bishyize ku ruhande utuntu nibuka nuko hari nahasanze mukuru wanjye Ramazani Kayisire hansanga Kayitakire umugabo w'Ibutare twa Kayitakire professeur muri petit séminaire hansanga kandi wahoze ari prefet wa Butare utwaga Habyarimana Jean Baptiste bansanga aho ngaho mu magambo mu biganiro twagiranye numvisemo ubutwari kuko bari abantu bakuru bari bazi ibirimo biba ko nta garuriro ko ari kwicwa donc ariko bapfuye ikigabo ko amagambo bavuga bati ariko nk'aba bana barabaziza iki ko ari batoya bo wenda twebwe baratuzi ariko se nkamwe babaretse mu nuko baganira kumva ko iyo ntekereza ibyo bihe ni aho ngaho muri kasho ya brigade ya gendarmerie Butare habaye umugoroba udasanzwe umugoroba aho mukuru wanjye Ramazani na Charles ukwa Munyambo na Gasirabo mugabo twaduturanye babasohoye nijoro noneho nshaka kubakurikira abatera buri wese afite uko yaje ahangaha aba bafite uko baje nawe ufite uko waje umunsi wawe nturagera ubwo bari bagiye kubica muri iryo joro naje kumenya ko babishe utwo rero tuntu tujya tugaruka ariko umuntu agerageza gukomera kuri kumwe na mukuru wawe n'inshuti n'abavandimwe mugahurira ahantu nk'aho ngaho n'ubuzima bwacu baciyemo kabiri ubuzima burakomeza nta kundi kumva amagambo bavuga Kayitakire ndamwibuka agenda akora siporo yari umukatika umuntu Habyarimana Jean Baptiste rero rimwe umusirikare yamubwiye ngo naze ngo kuko twahanaguraga inkweto z'abasirikare tukaza amasahani yabo abwe Habyarimana prefect ngwino uhanagura inkweto undi Habyarimana aramubwira ati uzabe wambuye so jewe nzarinda mpfa ndi superieur kuri wowe ndi prefet ntabwo ndi umuntu uguhanagurira inkweto watabwo ngwino gutumira ineti zanjye uzimpanagurire hariya ziri nuko niba ugasanga ni mu butwari iki bavuga nuko naje kuva aho ngaho muri iyo brigade nshaka
n'ubwo ndihuta kutraversa ngana ingoma mwibereshe ariko kugira ngo nza traverse kuva ahagana mu cyarabu ugaca imbere yo mu gisaza na harahahoze station BP ukaza ukahita ukomeza imbere ya ibisi ugana kuri Foko hari intera hamwe zavuye Kigali zikikije Gakajuga none kugira ngo nzahace kandi izo ntera hamwe harimo zimwe rwose nge mbona ahangaha mu Bubiligi zidegembya uba warabonye icyo gihe ukabona abasirimu cyane bigira abantu baba gentil ukavuga c'est pas possible quoi aba bantu bibuka ko umuntu azi ibyabo ariko baba bagenda librement nta problème rwose ugasanga ni bariyensera muri societe kandi ufite wibuka byinshi ariko ubuzima burakomeza nta kundi hanyuma kugira ngo uzagere hirya rero nageze kuri hafi ya hoteli ibisi nihamagarisha umuntu uri hakurya kandi nta muntu uhari kugira ngo ntaze gukubitana amaso nabo cyangwa se umbona akagira ngo akambona ariko iyo uyikoze sinye nk'izo umuntu abona kuri okipe nta no kwitaho nabikoze rero bituma mpahita ngeze no kuri barriere yari imbere ya hoteli Foko no masangana y'ingoma ngeze no kuri hoteli Foko nakoze kimwe n'ibyo nari maze gukora kuri hoteli bisi nihamagarisha umuntu ndakomeza ngera kuri commune Ngoma nihanduza icumu rwose ninjira mu byo kwa Kanyabashina mugani wambabariye ukampa igipapuro cyatuma mpita nkagera ingoma ati rwose nta kintu nakumarira kuko urazi ubwoko bwawe ufite indangamuntu ntago nshobora kuyihindura nta kintu nagukorera ahubwo niba utavuye ahangaha vuba abapolisi baze bakumvane mu maso ubwo nabyumvise vuba cyane ntabwo nasohokeye mu muryango inyuma ndagenda ngera kuri Parquet General mpahurira iruhande rwa Stade Huye mpahurira n'umusore witwa Kizito rubasha umukore manza ariko yitwa Kizito wahoze akina umupira amaguru ufindi imwe na Masumbuko na Gashubi n'umusore abana twabanye muri Ngoma none umusore Kizito ambwira ati niba ubashe kugera aho tutuye ndaguhisha niwe muntu wa mbere wambwiye ko ari bumpisha kuva jenoside yatangiye nibwo bwa mbere umuntu yaravuze ati nshobora kuguhisha nshobora gufata responsibility yo kuguhisha yo kugufasha koko naramwumvise ati ariko ntabwo twegerana ugenda ukwawe nanjye ngiye mu mujyi nibigusangayo ubabwire abo hasanga ko ryo kohereje ndagiye ndazurungutanyinca harya kuri centre de formation scout kuri CFS ndagiye ngera ku ninjira muri Ngoma ngeze ku muryango wa Ngoma hafi hari urukiko aho twitaga ku rukiko mpasanga barriere y'umusore witwa Kalisa yari wenyine Kalisa turaziranye ambwa ati bite ni byiza uvuye mvuye i Kigali okay uje hano ni nanjye hano Ingoma okay ndinjira abantu bambere twahuye nabo bambwira ati uciye Kalisa ntabwira nti Kalisa yandetse ndahita ubwo ndazamuka ngera ku ya gatatu aho bito kwa Rugero Inyange mahura n'umusore wabo witwa Posiane ambwira ati rero reka nkwereke uva ahangaha batakwicira nababara ngwino mbwira aho ushaka kujyana yo kuva ahangaha nibwo Posiane amerekeje n'undi musore umwe baranjyana bangiza kwa Kizito baranyakira turahabaye muri jenoside igice cyose kinini cya jenoside niho narindi nihishe muri icyo gihe twari tumeze
twabagaho nabi cyane, tutangiye kurwara, twishima, tutangiye kurwara inda, utangiye mbese tuho mu buzima bubi cyatwari benshi mu kazu kamwe gutya, twumva ibibera hanze, amaradiyo iki, nta kindi kintu ushobora gukora ahantu hafunze mu mwijima. Nyuma yaho rero haje kubaho yuko inkotanyi zigeze i Butare. Inkotanyi zigeze i Butare batangiye guhunga ab'ingoma bajya bagana Matyazo. Interahamwe zo Matyazo zashyizeho resistance, zibwira izi ngoma ziti muguma aho ngaho turwane n'inkotanyi. Aho rero bakizo barambwira bati twaraguhishe twamatumaze igihe turi kumwe, ntabwo twagusiga aha ngaho ushobora kwicwa n'umuntu utazi cyangwa se n'ibisasu, reka tujyane. Turagenda. Ubwo muri iyo minsi bari batanze itangazo yuko umuntu wese uzi imodoka yajya muri ESO, mu kigo cya gisirikare cyari mu mujyi, gufata imodoka, moto, imodoka z'abatutsi bose zibaye barishe niho bazijyanaga nyinshi, cyangwa se izo basahuye ahantu bayibijyanaga byose muri ESO. Ubwo ukajya gutyo ukabona umuntu wari uzi bwa atwaye imodoka ya kanakuzi nuko ibintu byabaye ibindi. Ubwo njya kuri moto ya Kizito, turagiye tugeze mu Matyazo, haba resistance. Iyo resistance rero niyo nayo ntibagire uko abantu bo mu Matyazo bagize gutya bati mwebwe n'ingoma nimuguma aho ngaho turwane inkotanyi. Ubwo mu gihe barimo batera amahane abana basana, ngiye kubona mbona hamwe zigiye ahantu mu modoka, ijipe y'umweru rwose, harimo abagore nka 4 barasa, ukabona umuntu aragiye, undi aragiye, ni gute umuntu yica umugore wicaye ni n'abagore babo, ni gute umuntu yica umuntu gutyo? Numva ibintu ni ibintu bigenda rero bigaruka. Ndagiye noneho muko kurasana, ngewe nafashe inzira igana mu Muyogoro, ngenda naka abakecuru aho ngaho za matora n'imisambi bikuriye kugira ngo nihishe mbashe kugenda mu kivungi. Hari ikivungi cy'abantu njya mu mafoto nkibonamo, kuko hari ikivungi nakoze kuva za Muyogoro kuzagera ku Gikongoro, nagiye mu bantu mu nka n'ibintu byose n'amaguru. Reka ngarukira aha gusa nayo yavuga yuko gutanga ubuhamya ntabwo ari gutera imbabazi, no kuganira, umuntu akanabiseka bigasohoka rimwe na rimwe ibyo umuntu aba yabitse. Ubwo tugenda umuntu avungura gatoya, ariko gutanga ubuhamya si gutera imbabazi, ahubwo no kuganira ngo bitazongera kubaho. Abawe mujya gutandukana, mbese ubwo ujya wibuka irya nyuma mwavuganye, cya gihe babirukankana musezeranaho, mbese